Ngiye kubifuriza amahoro y'Imana mwebwe mukunda kandi mukurikirana ibyo channel by'umwihariko igice cy'ibiganiro by'amateka n'umuco. Uyu munsi hakaba ari insigamigani nanone turareba ku nkomoko y'umugani ugira uti utaza karayifumbwe arazifu. Uyu mugani bawuca iyo bacira amarenga umuntu bamubuza gukorera ubusa azigamira gaheshyi, niho bagira bati utaza karayifumbwe arazifu. Uwo mugani uri kabiri, ariko ako kabiri kombi gahurira ku musozi witwa Fumbwe wo mu Buganza bwegamiye Rukaryo, ubu ngubu ni mu karere ka Rwamagana. Uwa mbere rero wegamiyeho bawendeye ku gitekerezo cy'Abanyoro mu gitero cyabo cya kabiri. Uwa kabiri ni wo ku ngoma ya Cyilima Rujugira ahinga mu mwaka w'1700. Bawuhereye ku mugore wo mu Buriza waraje ifu yo kugemurira umugabo we mu rugerero rwari Fumbwe aho ngaho. Umunsi yayiraje nibwo umugabo we yaguye ku rugamba. Bukeye ahurira n'imbitsi mu nzira, ifu arayimena, arahobagira arataha. Iyo amenya ko umugabo we yapfuye ntabwo aba yararaje iyo fu ngo ngaho nibucyayizindukane ngo ngaha ajye muri uyu mugabo we. Naho rero Abanyoro bateye u Rwanda ubwa mbere ku ngoma ya Kigeli Mukobanya. Iyo ntambara umuhungu we Sekarongoro bitaga Mutabazi arayirwana yibamo intwari cyane ndetse ayikomerekeramo. Ubwo rero Abanyoro baraneshwa, abadapfuye muri iyo ntambara basubira iwabo bajya kuvuga uko baneshejwe. Bibaho bishyira kera, bimaze gusa n'ibyibagiranye ku ngoma ya Mibambwe Sekarongoro wa wundi wabarwanyaga ataraba umwami, barongera baragaruka. Ariko noneho bagaruka ari benshi cyane kuruta bari barateye bwa mbere, kuko ngo bari batiye amaboko mu duhugu twinshi two muri Uganda, Ankole, Toro, Bugande, Bukiri, Bukede, Busogo na Bunyoro. Abo bose niko bari baje barakaye u Rwanda barushakamo iminyago y'inka kandi bashaka no kwihorera. Nuko bakijya gusesekara abatasi baburira Mibambwe Sekarongoro bumumenyesha imigambi Abanyoro bagize yo gushaka amaboko mu zindi nshuti zabo zibegereye. Bati Abanyoro bagiye kugaruka, ariko kandi si nka babandi ba mbere, ahubwo bazaza ari benshi cyane, ndetse nubwo tubita Abanyoro ariko si bo bonyine, ahubwo bavanze n'Abagande n'Abakede n'Abasoga, ndetse barimo n'Abanyankore n'Abatoro n'abo muri Bukiri n'Ababuhweja. None rero tukugira inama, nawe tabaza bo muturanye bagutiza amaboko. Sekarongoro yemera inama y'abatasi. Amaze kumva amagambo bamubwiye n'inama bamugiriye, ahera ko atuma ku bami babangikanye nawe Kimenyi w'Igisaka, Nsoro w'Ibugesera na Ntare w'i Burundi, ati nimuntabare natewe, nimuntabare mwitabara. Abanyoro bongeye gutera kandi numvishe ko ari benshi cyane ku buryo ntahangara kubarwanya njyenyine. None nimuntabare tubasanganire ku nkiko bataravogera igihugu. Kandi rero ntabwo banziye njyenyine, icyo bashaka ni iminyago n'iwanyu ntibayibura. Ati nukuntabara namwe mwitabara. Bose bamaze kubyumva banga kumutabara. Abantu yatumye bose bagarukana inkuru mbi, bati aho wadutumye ntubizere ngo wibwire ko bazagutabara. Uwo batumye kuri Kimenyi w'Igisaka ati yansubije ko adashobora kwihamagarira intambara itamugenewe. Uwo batumye kwa Nsoro Bihembo umwami w'Ubugesera ati yampakaniye ngo ntafite ingabo zo gutegeza abanyamahanga bangana n'inzige ngo zimumarire abantu. Ati wowe ubishoboye urarwane cyangwa se urahunge. Uwo batumye kwa Ntare Burundi ati aho kuguha ingabo zo gushira ahubwo yaguhisha cyangwa se yaguhishira icyo wamuhishaho cyose. Bose uko bangana baramuhakanira. Abonye ko bibaye bityo yemera inama yo guhunga, nuko ahungira Bunyabungo kwa Muhoyo n'inka nyinshi. Ingabo z'inkoramutima nazo arazijyana, agenda hakiri kare bituma agenda neza ntacyo yikanga. Ageze mu misozi yo mu Kinyaga yegeranye n'Ubunyabungo, atuma intumwa ku mwami waho ati abantu bitwa Abanyoro baramuteye. Abona ko hari benshi cyane atashobora kubarwanya, none aguhungiyeho aragusaba kumwakirana umutima mwiza. Uti ari kumwe n'abana be n'abagore be n'umukecuru we n'inka nyinshi n'ingabo zemeye kumukurikira. Ibyo byose nubibona ntubitekerezemo umurwanyi uguteye habe namba. Intumwa zirahaguruka zijya Bunyabungo zibwira umwami waho ubutumwa bwa shebuja. Umwami yemera kumwakira ari nta kindi yibaza, amwoherereza amato menshi yo kumwambutsa hamwe n'abo bari kumwe, amutegurira amacumbi, arambuka ajya Bunyabungo.
umwami w'u Rwanda amaze kugera i Bunyabungo, abanyoro basesekara mu Rwanda, baza Umutara wose, basandara mu Buganza bwa Kimono na Byumba, abenshi bambukira kuri Ndaba, bazamuka Ntunga, batunguka Ifumbwe, bahurirana n'abaturutse mu mpinga ya Janjagiro. Bose bagandika kuri Fumbwe bameze nk'amarambu y'inzige. Ubwo rero ikintu basanze kuri Fumbwe gikwiye kuribwa cyangwa kunyobwa cyose baraye bakimazeho. Ibyo basanze bidahiye rero barabiteka, ibikwiye kotswa barabyotsa. Aho bukereye abarebye kuri Fumbwe bakabona hasa n'uwa Mukomba, ari ikintu cyabaye urukara rw'ikizizi gisa n'umurayi. Mbese barahararitse, nta kintu bahasize kizatunga baho. Nuko rubanda babibonye bakaburirana bati utaza karaye Ifumbwe arazi ifu, nkaho bagize bati ufite icyarya niyirire, kuko kugira icyo uzigama ari ukwibeshya. Bakoresheje iryo jambo ifu kuko muri icyo gihe aricyo kiryo rusange abanyarwanda bari berekejeho amakiriro. Nicyo gituma bavuga ko amasaka ariyo mbuto nkuru mu Rwanda. Abandi rero baturutse mu mpinga ya za Rutare na Bijunde na Nyansenge, bambukira ku iteme rya Karuranga bashaka gutera urugo rw'Igasabo bakeka ko Mibambwe ariho ari. Abandi baturutse Rwamagana na za Munyiginya nabo bahomboka iyo mu Rukaryi, barazimagiza ubwana cyambwe bwose. Abandi baratera mu Buriza bajya gushaka Mibambwe i Remera y'Abaforongo, aho urugo rwe rundi rwari ruri. Mbese bakwira hose, ntibagera aho basigaho u Rwanda. Bamaze kubura uwo bashakaga kandi babuze n'uwo barasana nawe, baritonda bararya igihugu koko barakiyogoza. Imyaka irahita indi irataha, bavuga ko barumazemo imyaka isaga 10. Mibambwe rero yigumira i Bunyabungo yihisha abanyoro. Bukeye imfizi ye irwana n'iya Muhoyo, umwami w'Ubunyabungo. Ya Mibambwe yiciye Muhoyo. Abanyabungo babonye imfizi ya shebuja ipfuye, bafata amacumu n'imihoro bashaka kwica imfizi ya Mibambwe. Abanyarwanda babibonye batyo nabo babanga imiheto yabo, ingamba zirarema, bararasana. Muri iyo ntambara umugabekazi Nyabadaha nyina wa Mibambwe arahagwa. Abanyarwanda babonye ko basumbirijwe bafata amato bambuka bagaruka i Rwanda. Bamaze kugera mu Rwanda bibaza icyo bakwiye gukora, bati dore Abanyabungo baraduhindutse kandi abanyoro twari twarahunze ntaho bagiye, baracyaduhiga, none ubu tubigize dute? Sekarongoro ati nimureke twiyahure ku banyoro, naho twapfa ariko twaba turwanira u Rwanda rwacu tukarugwamo. Nuko bose biyemeza kurwanya abanyoro. Babaza ahantu bateraniye abanyoro benshi barahamenya, bagenda ijoro ryose bagera mu ngando zabo aho zari ziri hose. Bamaze kwigabanyamo ibice bikwiranye n'imisozi y'abanyoro bari biganjemo, bahimba amageza yo gutwika amazu ku misozi miremire bagira ngo bakanga abanyoro. Muri iryo joro batwika amazu ari ku misozi miremire yegeranye n'aho abanyoro biganje baganditse, ariko batwikaga bakurikije impande enye, hepfo y'ingando no haruguru yazo ndetse no hirya no hino. Bamaze gukwiza amashinga neza nk'uko babiteguye, batwika ya mazu. Mbese bamwe babonye abambere batwitse, bose bahera ko baratwika. Abanyoro babonye imiriro yaka impande zose zaho bari baganditse, babona ko bakubwe, bacikamo igikuba. Iryo joro bahunga ubutarora inyuma, bagenda bikanga ikiriri cyabo kuko bari benshi cyane. Abari bari mu gice cy'imbere bakikanga ababakurikiye bagira ngo ni ingabo z'Abanyarwanda zibari inyuma, bakabagira mu gico rero, maze babageraho bakarwana, bigatuma bicana ubwabo bitewe nuko bayoberanywe. Icyo Abanyarwanda bakoraga muri icyo gihe ni ukuvuza induru gusa, bakomera ngo ntibajye ibyo gusa. Nuko aho bukereye abanyoro basanga basigaye ari ingerere, bakizwa n'amaguru baruhunga. Ingabo za Sekarongoro zirabashorera, rubanda rw'ihururu rwitabiriye induru rukabatangira bapfa umugenda. Rero abagiye bihisha mu mikoki no mu mashyamba barabashakura barabica. Iyo ntambara y'abanyoro yarangiriye Musave mu Bwanacyambwe. Mbese ururu uwo mugani wakaraye Ifumbwe nuko waciwe n'abantu bari begeranye n'akarere ka Fumbwe, naho ubundi ubaye nk'ucibwa n'abanyamahanga bawuca bagira bati utaza karaye i Rwanda arazi ifu.
kwibwira ko warwigaruriye ukirukanwa bigutunguye, kuraza ifu, kwishonga ugakorera ubusa. Ngayo nguko rero, iyi ikaba yari inkomoko y'umugani ugira uti utaza akaraye ifumbwe araza ifu. Mu gutegura iki kiganiro nifashishije igitabo Ibirari by'Insigamigani, nkomeje kubashimira ko mukomeje kudushyigikira ibitekerezo ndetse n'inyunganizi. Comment ziremewe cyane, like na share, ndetse utarakora subscribe nawe akaniko kanyange. MC Joseph tuyishimire kuri Nibyo Channel, nakagaruka mukomeze mugire amahoro n'ubuzima buzima.